Ndabasuhuje, nitwa Olivier Harerimana. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka n'ubuzima bw'inyoni ikomeye cyane mu binyabuzima. Tugiye kurebera hamwe amateka n'ubuzima bitangaje by'inyoni yitwa kagoma. Iyi nyoni yitwa kagoma izwi cyane cyane mu bice bitandukanye bya Afurika, cyane cyane mu mashyamba no mu misozi yo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Niba warakanze subscribe kuri Woolboy TV, uyu ni umwanya mwiza wo kuyimenya, uko ibaho, aho iboneka ndetse n'uruhare rwayo mu bidukikije ndetse n'umuco. Kagoma ni inyoni yo mu bwoko bw'ibinyoni biba mu mashyamba no mu turere dufite ibiti byinshi kandi birebire. Hari uburyo kagoma ifatwa nk'inyoni yo mu bwoko bwa hornbill cyangwa se turako bitewe n'akarere ibonekamo. Reka turebe noneho ibimenyetso biyiranga. Kagoma irangwa n'urusaku rwayo rudasanzwe. Ifite amababa manini kandi akunze kuba yirabura cyangwa se atukura. Iba mu biti birebire cyane cyane kandi ikunze kuba ari inyoni igendera ku buzima bwo guhora mu biti, aribyo bita mu rurimi rw'amahanga arboreal. Kagoma iboneka cyane cyane mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba harimo u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gace ka Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi nyoni zikunda imisozi, amashyamba cyangwa se ahantu ha kimeza. Zikunze kwibera ahantu hatarindiriye abantu. Kagoma ni inyoni ibaho mu bwisanzure, igakunda kuba yonyine cyangwa mu matsinda mato. Irya imbuto, udukoko n'utundi dusimba duto, bityo igafasha mu gusaranganya imbuto mu ishyamba no gukumira udukoko twangiza ibihingwa. Kagoma ikunda gutera amagi mu myobo yo mu biti aho izarerera abana bayo neza. Izwiho kugira amahitamo y'umuhango wo kurambagiza, aho kagoma y'ingabo itanga impano kuri kagoma y'ingore kugira ngo igaragaze ko yiteguye gushinga urugo. Mu bihugu bimwe na bimwe kagoma igira igisobanuro gikomeye. Nko mu Rwanda no mu Burundi, izina kagoma rikunda gukoreshwa nk'igisigo cyangwa se ubuhanga bwo kugereranya umuntu ufite ijwi rihamye cyangwa rifite ububasha. Hari n'ibisigo bigira biti kagoma irasakuza, bishaka kugaragaza uburakari cyangwa kwiganzura. Mu muco wa Uganda hari akarere kitwa Kagoma. Bivugwa ko katurutse ku buhanga n'ubwinshi bw'izi nyoni ziri muri aka gace. Kagoma kandi irinda ibidukikije kubera ko ifasha mu gukwirakwiza imbuto mu mashyamba. Kagoma ituma habaho ubusumbane bw'ibinyabuzima kubera ko irya ibinyabuzima bito cyane, bigatuma hatabaho kwiyongera kw'ibihumanya. Kagoma ni igikoresho cy'ubukerarugendo. Abakunzi b'iyi nyoni bajya kuyireba mu mashyamba. Kagoma ifite ijwi ryayo ridasanzwe kandi rikoreshwa n'abashakashatsi b'iyi nyoni mu kumenya aho iherereye cyangwa se aho iboneka. Hari ibintu benshi batamenye kuri iyi nyoni izwi nka kagoma. Reka tubigarukeho. Iyo kagoma iri mu gihe cy'uburumbuke, ishobora kuririmba mu buryo bugezweho, ikagira amakaraza yihariye hagati y'imirasire y'izuba. Kagoma ni inyoni ifite umwanya mu mateka ya za legend cyangwa se inkuru z'amayobera, aho yafatwaga nk'umurinzi w'ishyamba cyangwa se umumenyesha amakuru w'imvururu zigiye zitandukanye cyangwa se ibyago. Mwakoze cyane kuba mwakurikiranye ubu bumenyi ku nyoni ya kagoma. Niba hari andi makuru wayungukiyemo, twandikire muri komenti kandi ntiwibagirwe gukora like, subscribe ndetse no gusangiza iyi video abandi bantu bawe. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Olivier Harerimana. Iyi ni Woolboy TV, aho ubumenyi n'amateka bigera kuri bose cyangwa se kuri buri wese. Reka twongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ndabakunda cyane.